Ngiye kubaramutsa mu izina rya Yesu muraho mwese. Umwanya ni umwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Tuganira nitwa ADDA Darlene K, akaba ari njyewe rero turi buganire ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kwiga iravuga ngo ni gute umukristo yatsinda ibishuko. Ni gute umukristo yatsinda ibishuko? Ibishuko ni ijambo ridakunze gukoreshwa cyane ariko ririho umuntu yakwibaza ngo mbese ibishuko ni ibiki? Ntabwo dusanzwe tubimenyereye kubyumva, hari abantu babitwigisha, ariko mu buzima bw'umukristo ibishuko ni ibintu bishobora kumuzaho inshuro nyinshi cyane mu masaha 24 ku buryo ari byiza kumenya ibyo bishuko ni ibiki. Ibishuko ntabwo ari icyaha, nta nubwo ari ibigeragezo, oya. Ibigeragezo biba biri ukwabyo n'ibishuko biri ukwabyo. Ibigeragezo ni test, ni examen umuntu ashobora gucamo kugira ngo Imana ibashe kumwigishirizamo aho ngaho. Hanyuma ibishuko ni ibintu biza mu bitekerezo, hanyuma ugatangira gutekereza ariko mu buryo utarebye neza ushobora gusanga wakoze icyaha. Kandi ibishuko bizanwa n'umubi, bizanwa na Satani. Satani niwe uzana ibishuko, kandi ikintu abagambiriye ni ukugira ngo akujyane mu cyaha. Rero ni byiza nk'umukristo kusobanukirwa ubuzima ubamo, ugasobanukirwa mu bitekerezo byawe ibintu bizamo ni ibiki, ni ibihe biruta ibindi. Ushyize ku munzani wasanga ibizamo cyane ari ibiki? Ese ni ibiki biherekeza ibyo bitekerezo byawe? Mu bitekerezo byawe biherekezwa n'umwuka wera cyangwa se biherekezwa na Satani? Ni ukubimenya rero nk'umukristo, kuko Yesu azaza kandi azishyira itorero ritagira ikizinga, ritagira n'umunkanyari. Bisobanura ngo Yesu agushaka uri uwera, Yesu agushaka wejejwe hose. Niyo mpamvu ari byiza rero guhora witeguye kandi ukabasha kuba wiyeza buri munsi, buri saha, buri munota ubwira Yesu ngo mbabarira, unkureho gukiranirwa kwanjye. Satani rero azi intege nkeya tugira, azi aho dutererwa tukananirwa. Niyo mpamvu atajya kure, ntago ajya kure, ahubwo ngo ahora ari bugufi aho ngaho, ngo ashaka kuwagira gute aconshomera. Ariko Satani nta nubwo aza ngo afate umuntu ku ngufu ngo amukoreshe icyaha. Satani azi ubwenge bwo kuganiriza abantu. Muraganira akakubwira, ukamutega amatwi, ukaba wabasha kumwumva, rimwe na rimwe kenshi akakujyana akakugeza aho ashaka kugera. Reka turebe muri Bibiliya, turebe abantu baganiriye nawe n'icyo byatanze, hanyuma dusoza turaza kureba uko umuntu yatsinda ibyo bintu, kubera ko kenshi mu buzima bw'umukristo ibyo bintu ntabwo bijya biburamo. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Itangiriro ibice ni 3, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6, turebe ukuntu Eva yaganiriye na Satani. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye kuri iki giti cyose, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, twemererwa kurya kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa,
badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana idufashe cyane. Tubonyemo inzoka, tubonyemo Adamu, tubonyemo na Eva. Ariko cyane icyo ngendereye ni iki kiganiro cyabayeho. Umushukanyi yaraje yegera Eva. Eva nawe amuha amatwi, yemera kumwumva. Kandi umushukanyi kimuzanye nyine ni ukumushuka kugira ngo agwe mu cyaha. Araje atangije ikiganiro ati koko nibyo Imana yarababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti. Hanyuma Eva nawe yemera gusubiza, yemera icyo kiganiro, yemera kwakira ikiganiro cya Satani. Ati Imana nyine yaratubujije, yatubwiye ko tuzapfa. Noneho Satani kuko ari se w'ibinyoma ngo reka urata ntago muzapfa. Ubwo aramubeshye kandi kuko yafashe uwo mwanya wo kumutega amatwi, ntago ari bwumve yuko ari kumubeshya. Ngo reka ngo ntago muzapfa. Ngo ahubwo ngo Imana yabonye yuko muzahita mumenya ubwenge bwinshi ngo mukaba nk'Imana. Amutereye kunda no ku cyubahiro. Urumva ko igishuko uko kije kiza gifite ahantu gikubita, hanyuma nawe ugahita ugwa. Yerekeje kunda ku kijyanye no kurya, yongera kwerekeza ku cyubahiro. Ati muzahita muba abantu bakomeye cyane, muzaba badasanzwe. Uranyumvira? Ibyo ni ibishuko rero. Ibyo ni ibishuko. Umudamu nawe kubera ko yamutegeye amatwi ngo atangira kureba rwa rubuto ngo abona ni rwiza. Yemwe bene data, mbese ntabwo yari asanzwe agenda muri iyo ngobyi ngo arebe urwo rubuto? Ntirwari ruri mu zindi? Ntiyari asanzwe arubona? Ariko kuko yemeye ikiganiro, kuko yemereye umushukanyi yuko amwegera akamuganiriza, atangiye kugira n'andi maso noneho abona ubundi buryo. Amaso abona ibintu, hanyuma ubwenge bukagenda, ntiyongere kwibuka icyo Imana yavuze kuri icyo. Imana idufashe. Uzi kwemerera ikiganiro Satani akaguhuma amaso, ntiwongere kureba, ukareba ibyo ashaka. Ibyo wajyaga ureba ntiwongere kubibona, ukareba ibyo ashaka. Ibyo nibyo bita ibishuko rero. Satani araza akakuryoshya, akakubeshya, kandi icyo agambiriye ni iki? Kukugusha kugira ngo ukore icyaha, ugirane ikibazo n'Imana. Nabo barariye rero, barangije bahita bagirana ikibazo n'Imana, ngo bahita babona bambaye ubusa. Hanyuma bajya kwiga ubwenge bwo kuntu bambara, ngo biremere ibicocero. Imana idufashe cyane. Ariko akaga kari karangije kubageraho. Imana iturengere. Kandi bene data muzarebe ikintu umuntu akunze, cyangwa ikintu kimugirira umumaro, cyangwa ikintu yabonamo inyungu, nicyo Satani atereraho. Nicyo Satani ashaka kugutereraho kugira ngo agushobore. Kugira ngo agushobore. Umuhanuzi witwa Balamu yahagurikijwe no kujya kuvuma Abisirayeli. Imana iramubuza, ariko aranga aragenda. Aragerageza ngo bavume, ahubwo ngo akabahesha umugisha. Akagerageza ngo avume, birananirana, ahubwo akabahesha umugisha. Abonye byanze, ahita yiga ubundi bwenge, amenya icyabashobora. Abwira Baraki, uwo mwami wamutumaga ngo bavume, aravuga ngo bihorere bari. Nibakora icyaha, Imana izahita ibavaho. Wewe ubareke basambane n'abakobwa bawe, birahita birangira, ntabwo protection iyongera kuba kuri bo. Kandi koko yoherejemo abagore, baragenda basambana nabo, Imana irarakara, Imana ibateza mugiga. Burya nkubwire, Satani aza ahantu washobokera. Satani aza ahantu yakanda akagushobora. Niyo mpamvu ugomba kuba maso, ukagira ubwenge bwinshi, ukamenya ahantu ibishuko bituruka, ukamenya no kubyirinda. Kandi ukamenya yuko Satani afite ibintu atereraho. Aterera kunda, agaterera no ku cyubahiro. Agashaka kugira ngo usuzugure Imana nk'uko yayisuzuguye. Satani ni umugome cyane, yitwa umushukanyi. Ahangaha rero tubonye ukuntu yarwanyije Eva akamushobora. Aramubashije da, birarangiye, ahantu Imana yamubujije akozeho. Bihindutse ibibazo kugeza kuri uyu munsi. Turacyari mu ngaruka z'ikintu Eva yakoze.
kubwo kwemerera Satani akamuha ako kanya gusa kugira ngo baganire. Akaga kahise kagwira isi kugeza kuri uyu munsi. Ibibazo byose duhura nabyo, ukuntu mbega dusiragoringa mu buzima, byose bituruka kuri kiriya kintu cyabaye uriya munsi. Bagiye gukora ahantu hadakorwa, bituma batuzanira akaga natwe katugeraho uyu munsi. Ariko Imana ishimwe kuko habonetse Adamu mushyashya akadukuraho akaga twashyizwemo na Eva. Imana itugirire neza cyane. Ushobora kwemerera Satani ikiganiro bikakuzaniraho ingaruka, bikazana ingaruka mu muryango wawe, bikazana ingaruka muri sosiyete no mu gihugu, kubera akanya gatoya gusa wemereye Satani kugira ngo muganire. Ntukajye wemera ibiganiro na Satani. Wavuga ute se Satani ko atagaragara, umuntu amenya gute ko yaje? Nta kindi kintu gishobora kukumenyesha ko yaje, nuko ibitekerezo byawe bihinduka ukundi, ukumva ubuze amahoro, ukumva ubuze epfo na ruguru, kandi ukumva icyemezo ugiye gufata ni ikintu kidakwiriye. Urabimenye kuko Imana yanditse amategeko mu mitima yacu, turayazi. Iyo ubumva yuko ikintu ugiye kugikorera mu mpisho, aho abantu batareba, uzajya umenya ko byarangiye icyo ngicyo ari icyaha. Iyo ushaka gukora ikintu ukumva wakwihisha, ukumva wajya ahantu hatari umuntu, burya biba byarangiye. Iyo ugenda ureba hirya no hino gutya hatagira ukubona, burya kiba ari icyaha. Ntukajye ushidikanya ngo uvuge ngo ariko se ngo ubu ni icyaha ngo cyangwa si cyo. Ikintu utakorera mu ruhame, ikintu wumva Yesu aje agahagarara mu mwanya wawe atakora, ujye umenya yuko ari kibi. Ntukajye uvuga ngo oya ariko abantu ntibagakabye. Oya nta bintu, ntabwo Bibiliya ivuga ngo iyi nzira ducamo ngo umuntu nubwo yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba. Ntabwo azayiyoba. Ni ikintu ukora ukamenya ko wakoze ikibi. Kandi Satani ntabwo agufata ku ngufu ngo yenda wari usinziriye uhite ugenda ubikora udafite ubwenge ngo ushiduke wabikoze. Oya, ubikora ubizi neza yuko ari bibi, kandi ukamenya naho wahuriye n'umwanzi mukabiganira akakugira inama. Gusa hari igihe agutwara ubwenge ukaza gushiduka wabikoze, ukongera ukaza kwihana. Imana idufashe. Reka turebe rero aho yaganiriye na Yesu. Satani yaganiriye na Yesu. Noneho turebe itandukaniro. Ikiganiro cyo kwa Eva kirarangiye. Reka dukomeze rero hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 4. Duhere ku murongo wa mbere maze wumve ukuntu byagenze. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamye. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Amen. Uyu murongo wa nyuma niwo nkunda kuruta indi mirongo yose. Imana yacu idufashe. Yesu yaragiye ajya gusenga, yiyiriza ubusa iminsi 40 adataha. Twebwe tujya dukora ayo masengesho, ariko nimugoroba tukagira icyo dufata. Yesu ntacyo yari ari gufata na kimwe, ariko ntibyabujije umwanzi yuko aza akajya kumwegera. Satani
nta soni agira, nta nubwo agira ubwoba. Kubona yubaka kwegera Yesu akajya kumugerageza amuzi, yemwe simbizi ariko ntabwo byoroshye, ariko arubahuka aragenda ajya kumwegera. Ati uriya uravuga ngo uri umwana w'Imana. Murumva ukuntu atangira, muribuka kwa Adamu ukuntu yajyanye ikiganiro. Wumve rero nahana ngo niba uri umwana w'Imana ngo bwira ngo uyu ngo iribuye ngo rihinduke umutsima, ngo niba kandi yarabizi yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ariko atangiye kumugerageresha iki? Inda nanone. Muribuka ko na Eva nawe yamubwiye kurya. None dore aje no kwa Yesu nawe ngo ahindure ibuye ngo umugati ngo arye. Satani azi yuko dukeneye ibyo kurya, akatugerageresha ibyo kurya kugira ngo ducumure ku Mana. Ariko Yesu yatwigishije gusenga. Aravuga ngo nimujya gusenga munyumve ngo uduhe ifunguro ridutunga uyu munsi. Haleluya. Rero ntabwo ari kumugerageresha ibuye ngo bizashoboke. Yesu aramubwira ati rero umenye yuko umuntu adatungwa n'imigati gusa. Ntabwo ari gukora ikintu Satani avuze. Ntabwo byashoboka. Nawe ntukajye ukora ikintu Satani yavuze. Nawe ujye ufata ingamba uvuga uti Satani ntabwo nkora ibyo uvuze. Umuhakanire, umwangire. Imana idufashe cyane. Abonye bimutsinze ashaka ikindi. Noneho ashaka ikindi ngo amujyana ku murwa wera, amuhagarika hejuru y'urusengero, baramubwira ngo ahijugunye hasi. Ngo kuko handitse ngo azategeka abamarayika ngo bakuramire ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Kandi mwabonye hariya ku murongo wa 11 ko abamarayika baje bakamukorera. Rero kugira ngo abamarayika baze kumukorera ntabwo byasabaga ko Satani abanza kubigiramo uruhare. Byari bisanzwe biteganyijwe ko narangiza gusenga abamarayika bari mu mwakire. Rero ntibyari ngombwa yuko Satani amugerageresha icyo kintu cyo kwibona, cyo kwishyira hejuru. Ati reka nze nkwereke yuko ndi umwana w'Imana, ariko yijugunye rero. Oya, ntabwo byashobotse, ahubwo Yesu yamushubije neza. Yesu yaramusubije ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Hari igihe umuntu ashobora kwibeshya avuga ngo none se ngo Bibiliya ntivuga ngo nitungo nituyire ngo icyo turya ngo cyica ngo ntabwo kizatwica. Hari ukugira ngo yerekane ko afite power mu bantu, yerekane yuko yarya icyica ntikigire icyo kimutwara. Urumva ubwo ari kugerageza ijambo ry'Imana. Siko bimeze. Niba Imana ishaka kukurinda wari icyica nyine ntacyo uzaba, ariko wibigira ibintu byo kugira ngo wiyerekane ko uri umuntu ukomeye cyane. Hoya, ahangaha iyo Yesu yijugunya koko yari kuba ashatse gupingana na Satani ngo amwereke ati wabonye power zanjye. Ariko Satani asanga azi ko Yesu ari umwana w'Imana, nta mpamvu rero yo kumugerageza bene aka kageni. Abonye bimunaniye ajya ahandi ngo mujyana mu mpinga y'umusozi. Satani wari uzi yuko akuburiye hano agutegera ku muryango hanze, yahakuburira akakujyana ku irembo, yahakuburira akajya mu isoko, aho ukunda kwicara ugasanga niho yicaye. Iyo akugerageje uyu munsi ntibyemera, azaza ejo agutega ikindi gihe. Niko ateye, niko ameze, nta wamushobora nuko nyine. Ariko tugomba kunesha mu izina rya Yesu. Amujyana ngo mu mpinga y'umusozi, noneho agiye kumugerageresha iki? Ubutunzi. Ngo maze rero ngo nupfuka mukandamya, mwumve koko ukuntu yubahuka. Nupfuka mukandamya ndaguha biriya bintu byose, biraba ari ibyawe, nta kibazo kindi. Ngo kuko handitswe, noneho Yesu aramubwira ngo genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Mbese yaramubwiye ati wowe ntago pfukamira, kuko handitswe ngo Uwiteka niwe dukwiriye kuramya wenyine gusa. Kuramya kugira ngo ubone ubutunzi, mwene dawe uzajya ubyirinda cyane, bituruka kuri Satani. Umuntu ashaka kuguha ibintu agashaka nuko umukomera amashyi, agashaka nuko umuramya, uzajya umwitondera. Umuntu aragufasha agahita akubwira ati rero uzaze ushima Imana kugira ngo usubiremo ibyo yakoze, kugira ngo usubiremo ibyo yagukoreye. Ntabwo ari byo. Ni ibingibi ni ibi biri muri Bibiliya. Satani arakubwira ngo pfukamundamye hanyuma nguhe.
mbyinira hanyuma nguhe. Hoya, ni ukubyinira Imana yonyine niyo itanga ubutunzi burambye. Noneho igihe kiragera umwanzi ngo aragenda, hanyuma haza abamarayika. Yesu nashimwe. Iyo wanesheje ibishuko haza abamarayika. Ntukajye ugira impungenge ngo nuko uri kumva uri mu bintu by'ibigeragezo cyangwa se by'ibishuko, wumva ibitekerezo byawe bijyanwa ahantu habi. Ujye urwana intambara yo kugira ngo ubyange, kuko abamarayika bari hafi aho kugira ngo baze bagukorere. Imana idufashe cyane. None se ni gute umuntu yatsinda bino bintu? Ibino bintu kugira ngo ubitsinde hari inzira zigera kuri 7 wanyuramo kugira ngo utsinde ibi bintu byitwa ibishuko. Icya mbere ni ugusenga Imana. Ni ugusenga, kuko Yesu yavuze atwigisha iriya sengesho rya Dawe uri mu ijuru. Hari aho yageze aravuga ngo mujye musenga muvuga ngo uturinde umubi. Ntuduhane mu bitwoshya kandi udukize umubi. Urumva ko Yesu yadutegetse kubisengera. Ufite devoir yo guhora usenga kugira ngo umwami agukize umubi, agukize ibigeragezo bya Satani n'ibishuko bye. Imana idufashe. Intambwe ya kabiri, ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Ugasoma ijambo ry'Imana ukarimetiriza, ukagira imirongo uzi. Hariho umurongo abarokore bakunze kuba bazi, kandi uroroshye kuwufata kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ariko ugasanga n'uwo murongo nubwo awuzi ntago azi kuwurwanisha. Mu gihe Satani azanye ibishuko ngo urapfuye, ngo ntabwo uwo murongo ujya uza ngo uwumusubize, ahubwo uhita ujyana nabyo, ati koko ndapfuye, ati koko birandangiranye, ati nta kundi. Ariko ukwiye gusoma ijambo ry'Imana ukagira imirongo muri wowe ibasha guhangana n'umwanzi Satani. Imana idufashe cyane. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana ni ibintu bishobora kukurwanirira mu gihe uri ku rugamba rw'ibishuko. Imana itugirire neza. Hanyuma icya gatatu ni uguhunga. Ni uguhunga ukirukanka. Iyo usomye mu Bakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 6:18, handitse ngo muzibukire gusambana, ngo kuko ngo ibindi byaha byose umuntu abikorera hanze y'umubiri, ngo ariko icyaha cy'ubusambanyi umuntu agikorera mu mubiri. Muzibukire, nuvuga ngo mwiruke, muhunge. Ibuka Yosefu yarirutse pe, abonye bikomeye. Hanyuma mu bice 10 imbere gatoya handitse ngo muzibukire kuramya ibishushanyo. Imana idufashe. Kuzibukira ni ukwegerayo. Umaze kubona ko ibishuko bije ukagira gutya, ukajya ku ruhande. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 6:11, handitse ngo ariko wowe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Wowe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Imana idufashe cyane. Icya kane ukwiriye gukora ni ugushaka umuntu w'Imana w'umwizerwa, ukubera nk'umushumba wawe cyangwa se akakubera nk'umubyeyi mu gakiza, ku buryo uhuye n'ikibazo umusanga ukamubwira uti nahuye n'iki ngiki byangendekeye uku, akagusengera akakugira inama. Umushumba wawe yabigukorera, kandi n'undi we wabonye wumva wifuza, wumva ukunze, wumva wabwira akajya kugira inama, nawe ni byiza kuba umufite mu buzima bwawe bwa gikristo. Uwo muntu aragufasha kugira ngo ujye urwana kandi uneshe imbere y'ibishuko bya Satani. Ikindi, wirinda gucika intege, kubera yuko turi abantu, hari igihe ugeramo nyine ukabigwamo, ugasanga byarangiye, ugasanga byabaye. Ariko ntabwo uba ukwiye gucika intege, uba ukwiye kongera ugahaguruka na Satani. Murabizi ko Mukristo yigeze arwana n'umudayimoni witwa Poruwoni, hariya mu gatabo k'umugenzi. Mukristo ahangana na Poruwoni, bararwana. Hanyuma ngo Poruwoni ngo aza kumukubita hasi, ngo Mukristo ngo agukubire n'inkota ye. Murumva ubwo bitari birangiye, ariko yarongeye arabyuka ngo afata ya nkota, sinzi ukuntu yayishyikiriye, ngo arayimutikura. Hanyuma Poruwoni arahunga, agenda avuza induru. Niko bigenda mu rugendo rw'umukristo. Hari igihe ugera ahantu nyine nka Poruwoni akakurusha imbaraga, akagukubita hasi. Ariko ntabwo uba ukwiye gucika intege, uba ukwiye kongera ugahagarara, ugahaguruka, ugakomeza urugendo ugenda unesha
mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma kandi wirinda kumenyera ibintu by'ibyaha, wirinda kumenyera gukorana n'abadayimoni, wirinda kumenyera ibintu yakumenyereje ngo usigare wumva ari ibisanzwe, wumve ntacyo bitwaye. Oya, ujye wirinda kumenyera. Imana igufashe cyane. Icya karindwi ni ukwatura no kwihana. Mu gihe ubonye yuko ibishuko byaje bikakujyana no mu cyango uba ukwiriye kwihana, watura. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo wa muntu wewe ufite nk'umukozi w'Imana ugufasha, ujye umwegera umwaturire ibyaha byawe, umwaturire, umubwire byose uko byagenze, hanyuma gusengera Imana nibyo byiza. Kandi wihane, ntuzabisubiremo ukundi. Imana idufashe cyane. Rero mwene data, inzira yo gutsinda ibishuko nta yindi niyo ngiyo. Ni ukumenya gusenga Imana, ni ukugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ni ukumenya guhunga. Ukamenya guhunga, ugahunga irari, ugahunga ibindi bintu byose ubona bishobora kukuzanira ingaruka. Ubundi ukaba ufite umupapa spirituel cyangwa mama spirituel, biterwa naho uri nuko bimeze. Ugashaka umuntu ukurera mu by'umwuka, ukurusha intambwe mu by'umwuka, ugisha inama, ubaza mu gihe byakuyobeye. Hanyuma ukirinda gucika intege, ugahora urwana ugenda ujya imbere. Hanyuma kandi ukirinda kumenyera ibyaha. Hanyuma ku musozo ukamenya kwatura, ukamenya no kwihana. Uzajya mu ijuru nukora ibyo. Umushukanyi nawe yagiye, aracyahari. Ariko nagira ngo nkwinginge mwene data, kugira ngo umenye uko barwanya Satani. Kurwanya Satani ntabwo ari mu izina rya Yesu. Kwa kundi bavuga ati twirukanye Satani, ukumva bose ngo mu izina rya Yesu. Oya, ntabwo ari uko bamurwanya. Ntabwo ari uko. Ni ukumenya ubwenge, ukamenya aho aturuka, ukamenya amayeri ye, ukamenya aho agutsindira cyane, ukamenya aho ugira intege nkeya, ukamenya aho aguterera, ukamenya imyambi ye, ugasobanukirwa. Kandi ukagira ibihe byo gusenga Imana wenyine. Hari igihe tuba twaramenyereye gusengana n'abandi, ariko kwiherera, hariho indirimbo ivuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruho irabaruhije, ngo kandi n'urusaku rurabaruhije. Ntabwo urusaku ni urwa Satani. Ariko ujye umenya ibishuko ibyo ari byo mwene data. Ni ikiganiro ugirana na Satani, akakwereka ku bantu b'abagabo, akwereka yuko biriya bintu ari byiza cyane. Niba ari umugore w'abandi ukabona niwe mwiza kuruta uwiwawe, ibyo bintu ujye umenya ko ari abadayimoni. Kute iby'ahandi biba byiza, iby'iwawe bikaba bibi. Ntabwo byashoboka. Nk'umukunzi wa Kristo agomba kugukundisha iby'iwawe mu rugo, ariko Satani we arabikwangisha, arakugira inama yo kwigendera, arakwereka ko byacitse byadogereye, utakibishoboye. Noneho ku badamu akajya ku matwi, ahabwe ati ibyo bintu niba utabyumva igendere. Kubera iki batakubwira neza? Umwe ku ruhande yamuteye, yamubwiye yuko ibyo mu rugo ari bibi, ajye kwikundira ibyo hanze. Hanyuma ku rundi ruhande narwo rwa madamu ari kumubwira ati mu rugo nta n'ikiza ujya wumva, genda hariya niho bakubwira ibyiza. Ugasanga urugo rurasenyutse, ugasanga mu muryango nta mahoro arimo, kubera Satani aza akavuyanga nyine agashyiramo ibye, akajya kwereka ko ntawe ugukunda n'umwe, akakwereka ko bose ari abanzi bawe. Ujye umubwira ngo vi inyuma yanjye Satani, abangaba barankunda. Murebe ikiganiro Yesu yagiranye na Satani, ntabwo yigeze amwemerera ibintu amubwira, kuko Satani ni se w'ibinyoma, niwe ubeshya, niwe ufite ibintu byinshi agenda apfundikanya abeshya. Ariko nagira ngo usabe mwene data, ba maso, umenye urugamba turwana. Yesu yaravuze ngo unesha niwe uzicarana nanjye ku ntebe y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe y'ubwami. Nesha nk'uko Kristo yanesheje. Bwira Satani uti singupfukamira, nzapfukamira Kristo wenyine. Kandi ubwo yakugerageresha inzara, uzamubwira uti igihe kizagera nzarya, ariko singupfukamira. Nakubwira ati pfukama undamye ndaguhana biriya, uzamubwira uti umwami ambikiye byinshi kuruta ibyo we uri kumpa. Ugenda unesha mwene data. Imana iguha umugisha cyane. Twari turi kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute nanesha ibishuko bya Satani.
nta kundi kuntu kundi ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ni uguhunga irari n'ibindi bibi byose bizanwa n'umwanzi Satani, ni ukumenya yuko ugomba nawe kwatura ibyaha byawe. Hari igihe umuntu avuga ati none nkanjye ko ntuye ahantu hanjye nyine ninde nakwaturira, ariko Yesu yatugiriye neza. Hari ikoranabuhanga, hari amatelefone, ushobora kuba wabona umupasiteri wumva wiyumvamo ukamuhamagara ukamubwira uti nsengera naguye muri iki ngiki, reka dufatikanye gusenga Imana. Ibishuko ni byinshi kandi nawe urabizi. Izi telefone zirimo ibishuko umuntu agendana aho ugiye hose, ukaba uri kugendana n'ibishuko. Biri hehe muri telefone, biri kuri za interinete, ni byinshi ntabwo nabirondora ngo mbirangize, ariko nagira ngo mbabwire bene data, umugambi wa Satani ni uwo kudushukashuka akatubuza kujya mu ijuru nk'uko yabigenje kuri Eva. Ariko wenda gusaba ngo mwene data wirinde kandi ube maso. Yesu araza vuba, Yesu agiye kuza kujyana itorero. Ba maso kandi usenge ibyo abantu bari kwita byiza. Senga Imana umenye niba ari byiza. Rero senga Imana umenye niba ibyo bintu bitabangama ngo bikubuze kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko icyo nkwifuriza ni uko wubaha Imana ukazagera mu ijuru amahoro. Yesu akugirire neza. Dusenga n'Imana. Birashoboka yuko waba warashutswe n'umwanzi Satani ukagwa mu cyaha, Imana ikubabarire. Kandi uyu munsi dusengana ubwire Yesu ngo mbabarira, ntabwo nzongera. Yesu arakubabarira. Birashoboka ko ahantu utuye ubona hari ibishuko byinshi, ubona hari ibintu byinshi bigukururira mu cyaha. Nawe dusengana uyu munsi, Imana igutabare umenye icyo gusubiza Satani ashaka kugerageza kugira ngo usuzugure Imana. Muhakanire, mubwire ngo mva inyuma yanjye, uyu munsi ndakijijwe mu izina rya Yesu. Birashoboka ko utarakizwa ariko ukaba ushaka nawe kuzajya mu ijuru. Uyu munsi nawe ngo usengere wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi wirinde, kuko Satani aranyanyagiza, agenda ashyira ibintu mu nzira kugira ngo ugende utoragura. Kandi nutoragura uragirana ibibazo na Yesu. Have witoragura ibintu bya Satani. Va mu irari ry'ubusambanyi, va mu irari ry'iby'isi, kuko Bibiliya ivuga ngo gukunda iby'isi ngo ni umuzi w'ibibi byose. Imana igutabare, wikunda iby'isi, kunda iby'ijuru, aho tugiye, aho tumaranira kuzagera, aho tuzicarana n'umwami wacu kuri ya ntebe y'ubwami. Akavuga ngo nimuze bana banjye, haleluya, mwihanganye muri byinshi, nimuze mwicara, Yesu akwicaza iburyo akunezererwe, nawe unezeranwe nawe. Waba wararuhiye iki rero uticaranye na Yesu kuri ya ntebe? Nagira ngo nkurarike ngo ugaruke. Niba waragiye ukava mu nzira y'agakiza, garuka, Yesu aragushaka. Kandi niba ushaka kumwakira nonaha, nawe mwakire. Kandi niba waguye mu gishuko cya Satani ugakora icyaha, nawe Yesu akubabarira uyu munsi. Wakira umwami Yesu kandi wihane, ntuzongere kubisubiramo ukundi. Reka dusengane Imana. Gira umuco wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ubundi ubonye ikibi ugihunge, niwo muti nta wundi. Kandi mu gihe wakiguyemo atura, ihane, hanyuma Yesu akugirira imbabazi. Komeza urugendo rugiye mu ijuru. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese. Haleluya, 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 haleluya. Uri umwami mwiza, uri umwami w'amahoro. Turagushimiye ukuntu bana natwe Mana. Turagushimiye ukuntu turwanira intambara. Twarebye ukuntu Eva yashutswe bikazana akaga bigatuma bambara ubusa, ariko umwanzi yegereye Kristo ntago ariko byagenze. Kristo yaranesheje mu buryo bwose, hanyuma ngo arangije abamarayika baramukorera. Mwami Imana yacu, ntabwo dushaka ruriya rugero rwa Eva, turashaka kumera nka Kristo, natwe tubashe kunesha ibigeragezo, Mwami, ibishuko by'umwanzi Satani. Natwe tuneshe kugira ngo bariya abamarayika baze badukorere. Haleluya. Ibyo tutabashije abamarayika baraza babidukorere, kuko twabashije kunesha. Nsengeye umuntu rero ushaka kwakira mu bugingo bwe, yinjira mu mutima we, uturemo Mana. Mubabarira ibyaha byose yakoze, mubabarira igihe cyose yategeye amatwi Satani akamujyana mu byaha. Mana umubabarire kandi ntazabisubiremo ukundi. Nsengeye umuntu utuye ahantu
yumva rwose agiye kuva mu nzira y'agakiza, yumva yananiwe, atangiye gutekereza ko yibeshye kubera ibishuko bya Satani, aragoswe, ingabo z'abadayimoni zaramuzengereje. Mwami uyu ndamusengeye, Yesu uyu nguyu ndamusengeye kugira ngo abohoke rwose mu izina rya Yesu Kristo. Mana mubohore ingoyi z'abadayimoni zicagagurike mu izina rya Yesu. Ahinduka umukozi wawe ukubaha, ahinduka umukozi wawe ugendana nawe. Ibyo yamushukishije byose ndabivunaguye mu izina rya Yesu, mbitishije agaciro. Mana mwambike imyenda yera, mwambike yongere asubire mu nzira, yongere agende nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Abaguye ndabasengeye ngo bagaruke mu nzira, abari bananiwe bari batangiye kureba hirya no hino, ndabasengeye ngo bagarure mu nzira nyakubahwa mu izina rya Yesu Kristo. Abananiriwe mu nzira, abaguye ndabasengeye kugira ngo wongere ubahagurutse Mana, abasinziriye bakanguke mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo impanda ivuze Mwami tugusanganire twese hatabuzeho n'umwe. Tabara kandi ukora ibitangaza byawe mu bantu bawe. Hari n'ibindi bintu byinshi umuntu abamo, ibyo bintu bikamara igihe, bikamara imyaka, bigatuma umuntu yibaza ku Mana, umwanzi akahamuterera, akajya amubaza niba yarasenze, akajya amubaza niba yarizeye Imana abandi bizera. Ibyo bikamujyana kure. Uyu muntu ndamusengeye mu izina rya Yesu, nabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nirukanye umushukanyi uhora umwereka ko Imana yamuretse, uhora umwereka ko Imana idakorana nawe, uwo nguwo natsindwe mu izina rya Yesu. Mana ihishurire abantu bawe, bamenye kugira neza, bamenye kuri umwami w'amahoro, bamenye kuri urukundo, bamenye kuri imbabazi. Urakoze cyane Mana, injira mu mitima yacu twese, uturinde ibishuko bya Satani, kugira ngo impanda nivuga tuzagusanganire mu kirere. Satani natsindwe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana nibuboneke ku bantu b'Imana, kandi amahoro y'Imana twaranire mu mitima yacu twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Mwari kumwe na ADDA Darlene K. Twari turi kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ni gute umukristo yatsinda ibishuko. Twasomye muri mwitangiriro ibice 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Twasomye muri Matayo ibice 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Imana ibaho umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza muri iki gitaramo. Murakoze cyane.